n'igihe mwumva ngo jenoside ngo tuyirwanye turwanye ingengabitekerezo yayo ariko mutaranabisobanukiwe neza, ngira ngo hano hari byinshi mubigiye mwasobanukiwe. Ku bagore nabo ni ukugira ngo twimakaze umuco w'urukundo mu miryango. Ibyabaye murabizi ko byakozwe n'abantu babanaga mu miryango, bari baturanye, bari bafitanye amasano nk'uko babitubwiye. Ni ukuvuga ngo umugore murabizi ko umutima w'urugo niwe nkingi ya byose. Ibi ngibi rero dukoze tugaha umwihariko ku abagore n'abana, tuba tugira ngo duhe ubutumwa bwihariye mu mutima w'urugo, akomeze wa muco wo kwimika urukundo mu muryango kugira ngo ibyabaye bitazasubira. Ikindi ni uko tuba turwana nyine n'ingengabitekerezo ya jenoside, amateka yose baba batubwira bituma buri muntu wese yibaza ibyo ajya yumva cyangwa ibyo abona, ku buryo ingengabitekerezo ya jenoside nayo tugomba nyine kumva ko tugomba kwica tubigizemo uruhare. Muri make rero nta byinshi bindi nuko navuga, ubutumwa bw'ibanze ni uko twaje gusura bino rwibutso mu rwego rwo kuzibuka by'umwihariko abana n'abagore, tukazatangaho n'ubutumwa nyine bwihariye ku bagore no ku bana. Murakoze ndumva ijambo baje atuyoboye. Murakoze cyane. Tugana ku musozo rero dutanze n'urubyiruko amateka jenoside yakorewe abatutsi yabereye muri Gikondo, biragoye ariko twese no gufatanya tugakomera, ariko byose yari byabaye kugira ngo tugire icyo twiga, cyane cyane nk'urubyiruko bagenzi banjye, ababyeyi bamwe mu rugo. Umubyeyi yabivuze mu buryo burambuye, avuga impamvu yari urugendo rwo gusura urwibutso. Ntabwo bivuze kubisubiramo, ahubwo igihe cyo bivuze gushimangira ibyo twagakwiye kuba tuvana hano. Twagakwiye kuba tuvana hano ibyo twagiye tubona, guharanira yuko ibintu nk'ibi ngibi jenoside yazasubira ukundi, ariko nk'uko tuzi neza yuko nk'urubyiruko turi imbaraga z'igihugu, twebwe abayobozi b'ejo hazaza, tudakwiye kuba gutera ikirenge nk'icyo bagenewe amazina y'abantu bateguye jenoside muri kino gice cya Gikondo. Tugomba kuba umusemburo w'impinduka ariko zubaka, duharanira yuko igikorwa n'ikindi kitazaba ukundi. Ntabwo mbasaba rero ubutumwa, yaba ari ubutumwa wese yaba yibereye, yaba ari ubwo tuvana hano, yuko twafatanya tukabugeza aho twaje duhagarariye ibyiciro byaje byabereye abandi, tukagira imitima twiha, turushaho kwiyubaka no kubaka igihugu cyacu. Umutima w'urugo rero n'urubyiruko mu nzego zifatanya cyane, banavuga neza yuko tariki 20 tuzibuka urubyiruko n'ababyeyi n'abagore bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turasabwa rero n'icyo gikorwa kugitegura neza, aho tuzaba cyateguriwe, yaba ku rwego rw'imirenge ndetse no ku rwego rw'akarere, kikazagenda neza, tukazavanamo imbaraga zo kugira ngo tugire ubumwe, dufashe urubyiruko rugenzi rwacu, dufashe ababyeyi, dufatanye n'ababyeyi kugira ngo jenoside ntizasubire ukundi. Ndabashimiye rero, dukomeze kugira umunsi mwiza.
murakoze gahunda yacu ikaba igeze ku musozo gukurikiraho hari icyo mwateganyije tugomba gusiga ku rwibutso bishinzwe ndabafata tukabishyikiriza uriya muyobozi wa hano ku rwibutso hanyuma tugasoza tugakomeza tugasubira mu rugo urubyiruko nk'uko twari twabiteguye